ikaze nanone mu makuru agezweho nyuma y'uko hari hamaze iminsi hakwirakwira amakuru avuga ko mu karere ka Musanze habayeho amabonekero. Kuri ubu ngubu Kiliziya yitandukanyije n'abavuze ko babonekewe na Bikira Mariya nyine aho ngaho mu karere ka Musanze. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwitandukanyije n'amakuru yatangajwe ashimangira ko muri aka karere habereye amabonekerwa ya Bikira Mariya. Inkuru y'aya mabonekerwa yatangiye gukwirakwira mu gitondo cyo kuri wa 17 Mutarama 2026. Bivuga ko Bikira Mariya yabonekeye abana babiri bo mu rwunge rw'amashuri rwa Rwinzovu ndetse ishusho ye igaragara ku giti cy'ipoto y'amashanyarazi. Iri shuri riherereye mu mudugudu wa Rwinzovu, akagari ka Muragoho mu murenge wa Gatagara, ari naryo bivugwa ko ryabereyeho ibonekerwa. Amakuru yamenyekanye nuko ku mugoroba wo kuri wa gatanu tariki 16 Mutarama 2026 aribwo aba bana babiri baryigaho bavuye ku ishuri batashye, bageze munsi yaryo babona ishusho bishimangira ko ari ya Bikira Mariya ateruye umwana Yezu, bambaye n'imisaraba igaragara ku ipoto y'amashanyarazi ndetse banakomeza kuyibona mu giti gisanzwe. Aba bana babiri bavuga ko babonekewe barimo uw'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 n'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 9 biga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Nyuma yo kubona ibyo bita ko bidasanzwe, inkuru bayisangije abanyeshuri bagenzi babo, nabo bayisangiza abarimu bo muri iki kigo, ari nako bakomeza gukwirakwiza iyi nkuru. Ujya gucya huzuye ibihumbi by'abaturage. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo ibarizwamo aka gace kavuzwemo amabonekerwa, Jean Bosco Ndayambaje, abinyujije mu itangazo yasohoye kuri wa 18 Mutarama 2026, yavuze ko kwemeza amabonekerwa bigira inzira binyuramo ndetse asaba abaturage kwirinda ibihuha. Yibukije abakristo ko ukwemera kwabo gushingiye ku nkingi eshatu, arizo ibyanditswe bitagatifu, inyigisho z'ubuyobozi bwa Kiliziya n'uruhererekane rwa Kiliziya. Yasabye gukurikiza umurongo wa Kiliziya no kwibuka ko amabonekerwa yemezwa na Kiliziya imaze kuyasuzumana ubushishozi, ndetse no gusengera ahantu hemewe hafite umutekano. Dore uko itangazo riteye nuko ryanditse. Itangazo rigenewe abakristo bose ba paruwasi ya Busogo nyuma y'inkuru yasakaye kuva ejo bundi ku wa gatanu ko ishuri rya GS Rwinzovu habaye ibisa n'amabonekerwa. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo aributsa abakristo bose ibi bikurikira. Icya mbere, ukwemera kwacu gushyigikiwe n'inkingi eshatu: ibyanditswe bitagatifu, inyigisho z'ubuyobozi bwa Kiliziya n'uruhererekane rwa Kiliziya. Icya kabiri, gukurikiza umurongo wa Kiliziya. Icya gatatu, amabonekerwa yemerwa na Kiliziya amaze gusuzumwana ubushishozi, hamaze kurebwa ubutumwa bw'ayo mabonekerwa, ababonekewe niba bafite ubuzima buzira umuze cyane ubwo mu mutwe, hamwe no kureba niba ubutumwa bwayatangiwemo bwaragize uruhare mu myitwarire myiza y'abakristo. Icya kane, tugomba gusengera kandi ahantu hemewe kandi hafite umutekano uhagije. Bityo rero Padiri mukuru arasaba abakristo bose kurangwa n'ubushishozi mu kwemera kwacu, twirinda ibihuha, gutanga ubutumwa butera abantu urujijo n'ubwoba. Arasaba kandi kwirinda gusengera ahantu hashobora gushyira abantu mu kaga, kandi tugakomeza imirimo yacu mu ituze. Ibindi tubiharire Kiliziya nk'umubyeyi uturebera kandi udufasha gushungura no kumenya ibiri muri ayo mabonekerwa bigamije umuhamagaro nyakuri Kristo agenera Kiliziya cyangwa uw'abatagatifujwe be.
arangije abaragiza Imana akomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 bikorewe i Busogo tariki 18 z'ukwa mbere 2026. Padiri Mukuru Jean Bosco Nambaje. Nyuma y'iri tangazo kandi umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudine yemeranya n'abaturage bavuga ko babonekewe. Ati abana barimo bakina umupira babona aho igiti cyishushanyije kikarema ibara, abana bavuga ko ari ishusho ya Bikira Mariya. Inkuru bayikwirakwiza igera ku babyeyi kandi nta kintu na kimwe bishushanya. Hari hateraniye abaturage benshi kandi ari ibihuha. Muri make ni inkuru itari ukuri. Bamwe mu baturage bageze aho bavuga ko habereye ibonekerwa bavuga ko ibyo babonye ari ibitangaza. Kugeza ubu amabonekerwa ya Bikira Mariya yabayeho yemewe mu Rwanda n'ay'ikibeho yabaye mu myaka y'igihumbi kimwe 980. Habonekerwa abakobwa 3 bigaga muri aka gace. Hanyuma se wowe niba uri mu babonekewe ahangaha nyine Musanze nicyo wadusangiza kuri ibi ngibi? Ca muri comment. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mbifurije ubuzima buzima bugira inyungu z'ibyo mukora. Imana ibarinde. Hasta la vista.